mboneye mwana reba n'umunda samurye baby I love you ndagukunda cyane ndagukunda kandi urubizi rw'agaciro gakomeye ku buzima bwanjye ndabibona tuzabana mu bibi no mu byiza tuzabana karamata nta muntu uzadutandukanya ikibazo kitwitambika cyose ni ukugikora mu nzira uri gushingira ko kivuga ko ndi umukobwa kandi nakubwiye ukuri kwanjye cyangwa ufite ibitsina bibiri mfite igitsina kimwe kandi nkaba ndi umugabo wavuze ngo ufite igitsina cy'umugore nyewe mfite igitsina kimwe ariko ndi umugabo cy'umugore kandi na mugenzi wawe nawe afite icy'umugore none gute ibyo bintu mubikora niyo njye nababaje ngo ibi bintu bikorwa gute hari igihe umuntu avuka ukabona afite imisemburo y'abakobwa ariko afite igitsina cy'abahungu kuki icyo kintu utagitekereza mumbare mwinkomerekereza umugabo please ndakwinginze umvire ku mugabo wikomeza kumukomeretsa ngo ni umukobwa tubana karamata nzagukunda nk'uko amategeko abiteganya uruwange w'ibihe byose nanjye nkaba uwawe Ladies and gentlemen, tubahaye ikaze ku Kwezi Official. Nitwa The Voice wa Mujasi. Nago ibyacu bigomba gutinda, murabizi yuko twihaye intego yo kubaba hafi umunsi ku wundi. Niyo mpamvu tugomba kugenda ariko ntitunatinde. Kuri kamera rero dufiteho couple nshuti z'Imana namwe mu ndebere. Couple nakiriye hari abantu benshi babyumva ukundi, bamwe bati ntacyo bitwaye, abandi bati biragitwaye. Turabakiriye kugira ngo badusangize byinshi, bimwe mu bintu byatumye bakundana. Amakuru mfite nuko aba bantu bagira guti baranabana. Reka mpere uyu nguyu utwegereye abanze atwibwire. Amakuru ni meza amakuru yawe ni meza ninde turi kumwe? ni Shani yawanyu wagarutse. Witwa Shani. Sheri wawe nawe nafata ijambo atubwire. ego amazina nitwa Annie. Abantu basanzwe banzi. Ego barakuzi. Uyu ni boyfriend wanjye. None se uragira uti uyu ni boyfriend wawe? Yego. Kandi uri umukobwa nawe ni umukobwa, kubera iki boyfriend reka aba ari we duheraho? Impamvu ntabwo ari ukuvuga ngo ni umukobwa ni umukobwa babifate ko ngende umugabo, uyu ni umugore wanjye. Ubu se ninkoresha ijambo ntabwo riri bugira icyo ribatwara? Twe nta kibazo. Ikintu cyo kuba navuga ngo umutinganye nta kintu bibatwara, muratingana? Ntabwo dutingana. Dukora amabanga y'abashakanye. Umukobwa ku mukobwa? None se urabona uyu ari umukobwa? Ngende umuhungu. Uyu ni umusore. Ngende umusore. Ubu nabaye umugabo nako. Ego. Yego. Nese ko tuzi ko abantu bakundana cyangwa se abantu babana. By the way, reka dore ku ikintu cyo kwa murabana kuko cyangwa na magambo y'abantu, kuko ngewe nabatumiye nka wenda nshinge nko ku makuru nari mfite. Murabana cyangwa ntago mubana? Turabana. Mu buhe buryo? Nk'umugore n'umugabo. Uri umugabo niko mumaze kutubwira? Yego njye ndi umugabo. Abagabo tuzi ko hari igitsina baba bafite. Wowe ufite ikihe gitsina? Igitsina cy'ubugabo. Guys, njye mfite igitsina cy'ubugore ariko nyine ni njye wabaye umugabo. Ani. Karamba. Urabyemeye ushatse umugore mugenzi wawe ngo n'umugabo? Uyu ni umugabo wanjye. Ni umugabo wanjye. Baby. Sura umugabo wanjye. Ngende umugabo we. Mu byumba ahubwo. Mwitonde. Mumugendere kure ndabiyamye. Mushyiraho akadomo. Ese uri proud y'ibyo bintu? Yego man. Ndaba proud yabyo kandi n'ubu ndi proud yabyo. Ubu se muraryamana mukaryamana nk'umugore n'umugabo kabisa?
Yesu we mwabana namwe mundebere. Ibyo bintu mukoze se nibi? nk'abantu bakundana nyine ni ukugira ngo tukwereke ko ibyo turi kukubwira ari ukuri. Mwongere turebe, mwongere turebe, mwongere. Yes. Ariko se oya shiri wanjye ndakamuha, ariko ngiye n'umukobwa ntago ari umuhungu, ntago ari umukobwa ku muhungu, ntago ari umuhungu ku muhungu, none mwe muri kubikora ku mukobwa ku mukobwa. Ako reka nkubaze njyewe, ubibwiwe n'iki ko ushobora kumubona uku akaba yanakwemereye ngo afite igitsina cy'abakobwa akubeshya, kuko hari igihe umuntu aba ameze uku ari umuhungu. Nese ibintu mwabitangiye ryari? Aciyemo igihe kingana gute? Haciyemo nk'umwaka. Mukora bino bintu? Yego tubanye vuba, ariko mbere twajyaga duhura tukabikora buri wese akajya mu kazi ke. Usi wanyu barabizi ko ibintu mubikora? Batabizi kandi bazi ko dukundana. Barabizi. Ntago ndumva ejo baraje kudusura. Nyine nk'ibintu bashyigikiye se cyangwa babaga bishwe n'agahinda bavuga ati wenda bino bintu mubireke, bari baje kubagira inama? None se hari inama nyine y'umugore n'umugabo. Nese hari umubyeyi udashyigikira umwana we? Nese wowe uramutse ugize sheri ubundi wanyu ntago bagushyigikira? Mumbarije. None babashyigikiye nk'abantu mubana muhuje ibitsina cyangwa? Kandi yari umugabo. Kandi nge ndi umugabo. Duje ibitsina gute? Twakubwiye ko nge ndi umugabo, uyu akaba umugore. Ni gute uri kuvuga ngo duhuje ibitsina? Ese iyo muryamanye mubikora gute? Nk'abashakanye. Uzadusure tukwereke. Oya mude sample y'ukuntu mujya mubikora. Muganiri mutubwire nk'umukobwa ku mukobwa. Oya nk'abaretse gatoya. Umugabo iyo aryamanye n'umugore we, hari uburyo ibitsina byabo babihuza bigahura. Umukobwa ku mukobwa muhuza ibitsina gute? Reka duhere kuri wowe. Gereka icyo ngicyo ntago ari ngombwa kukivugaho, kuko ni amabanga y'abashakanye. Wowe umuntu akubajije amabanga y'umugore wawe cyangwa amabanga y'umugore wawe, wazana ku karubanda ukayavuga? Turi couple, tubaza ibindi ariko apana kutubaza amabanga yacu. Ubu murabana? Turabana, ndi umugore we, nawe ni umugabo wanjye. Nise ko mbona yambaye nk'abakobwa, ndabona yambaye nk'abakobwa. Nuko ari byo nahisemo. Kandi noneho nkaba nabikunze n'umugore wanjye akaba byishimiye. Turanambarana abantu batabizi, turambarana byose, nta na kimwe tutambarana. Nkuko nawe wakambarana na sheri wawe. Ariko mwari muzi ko iki ngiki ari ikintu Imana yanga urunuka kurusha ibindi bintu byose? Muri Bibiliya se wanyereka ijambo ry'ubutinganyi? Ririmo kandi none turagira ngo tubamenyesha ko vuba aha dushobora kubatungura tugakora n'igikwe. Yego. Nene se ubwo yarambaje ngo muri Bibiliya ngo biranditse cyane nuko ntazi umurongo, kuko niba ujya wumva ibintu bya Sodoma na Gomora, Imana yabirimbuye bitewe n'ubutinganyi bwari bwaradutse aho hantu. None ubu ntago muri kudukurura yuko Imana yarimbura isi vuba vuba kubera mwebwe? Kandi yari umugabo. Nge ndi umugabo. Nakubwiye ko ndi umugabo, uyu ari umugore. Uri gushingira ko kivuga ko ndi umukobwa kandi nakubwiye ukuri kwanjye. Cyangwa ufite ibitsina bibiri? Ufite igitsina kimwe. Kandi nkaba ndi umugabo. Wavuze ngo ufite igitsina cy'umugore? Nyewe mfite igitsina kimwe ariko ndi umugabo. Cy'umugore? Kandi na mugenzi wawe nawe afite icy'umugore. None gute ibyo bintu mubikora? Niyo nje nababaje ngo ibi bintu bikorwa gute? Kuko nk'ibyo wena nk'abatinganyi b'abagabo tujye twumva buryo ki babikora, ngo umwe ngo agafata kiriya gitsina cyiwe ngo agashyira mu kibuno cy'undi. Mwebwe mubikora mute? Icyo gihe twaba tugiye kuvuga amabanga y'urugo, kandi ntago ari byiza kuvuga ukavuga n'amabanga y'urugo rwose. Ese hari ibyo ugomba kuvuga, hakaba n'ibyo ugomba kuzigama. Amabanga yo mu cyumba nawe yashyira hanze, ibyo birazwi. Muri proud yo kuba batinganye? Neze ninde wakubwiye ko turi abatinganye? Nise muri iki? Ni sheri wanjye, n'umugabo wanjye. Nise umugabo n'umugore icyo bakora nago mukizi? Barabana bakubaka urugo,
bagakora wagwanye. none se nk'ubu ko umugore n'umugabo bashakana kugira ngo bazabyare mwebwe mubana kugira ngo bizagende gute? Nese urabona inda itarimo, bareke inda urabona itarimo. ariko se uri proud y'ibyo bintu ngo inda irimo? Inda urabona ataramaze kuyintera. Nese inda yayigutera gute kandi ari umugore? Nese ninde kandi ari umugabo? ko ndi umugabo Ariko mana yo mwijuru. Impamvu navugiye ko mfite icy'ubukobwa nuko nabonaga wanze kubyumva, kandi iyo bibaye iyo ubonye umuntu uri kumubwira ukuri akanga kukumva uramubeshya, umubwira icyo ashaka kumva. Oya, hari ibintu rero njya numva urumva ngo abagore n'abagabo nanjye abagore abantu babagitinga gutyo nyine ari abatinganye cyane cyane nk'igitsina gore. Hari ibikoresho ngo mujya mukoresha cyangwa namwe nibyo mujya mukoresha? Bira bikoresho kubizi byatera umuntu inda. Yegora Nawe dusubize kubizi byatera umuntu inda. do ubu n'uyu wayiguteye? Ngewe kiyongoza. Wayiteresheje ikize mutangiye gutuma nseka. inkoresha Ahubwo umugabo uzi ko ufite umugabo uzi ko adatera inda ajya twishyura tumutere, ajya nyishyura kugira ngo n'umwana wanjye azabone amujyana ku ishuri. Muterere umugore wenda unci inyuma sheri nikiniraga nakinaga sheri nubwo bibaho ko wanci inyuma nakinaga nobizi ntabwo naguca inyuma. narimbabaye nukuri. Genda uwo mugabo ese ko mbona watunguwe? Ase koko ababyeyi banyu ko mbona bagiye kuba barada ko bagiye kwicwa n'agahinda? Agahinda k'iki? Ese mwumva mutari kurumbya umuryango? Mwakagombye famiye yacu yaradusuye iratwishimira na famiye y'umugabo wanjye iradusura. Ubwo rero agahinda k'iki ko bishimye ko ngiye no kuzabyara umwuzukuru? Ikibazo uri gushaka kubeshya uyu nguyu wasanga ari undi muntu wayiguteye iyo nda yawe. Ubwo uri gushaka kuvuga ngo twahuye ntari isugi. Ngiye twahuye shiri wanjye ari isugi, nta musore n'umwe bari baryamana. Kandi ikindi none impamvu ababyeyi batagomba no kurakara nuko bazi ko bagiye kubona umwuzukuru mu gihe gitoya cyane. Erega nuko mutari gushaka kutubwira iryo banga mwakoresheje n'uburyo ki mubikora kugira ngo twumve n'ibyo bintu mukora niba wamugani bishobora kuba byakora. Nese we na sheri wawe mubikora gute? Ari ubunegeze ubona za kuri kubaza ubusa we na sheri wawe mubikora gute? Erega sheri wanjye ni umukobwa kandi yari umugabo. Genda kubwira ko ndi umugore. Nigeze mvuga ko ndi umugore. Nkore hose. Ukora iki? Nta mugabo ugira ibere ringana gutya. None se reka nkubaze. Hari igihe umuntu avuka ukabona afite imisemburo y'abakobwa ariko afite igitsina cy'abahungu. Kuki icyo kintu utagitekereza? Mumbare mwinkomerekereza umugabo. Please ndakwinginze. Umvire ku mugabo wikomeza kumukomeretsa ngo ni umukobwa. Ni umugabo wanjye. Yananteye inda. Ibyo rero bindi uri kuvuga sinzabiri kubikora. Uretse mpere umwe ku wundi. Ibi bintu wabyisanzemo ryari watangiye kumva ute kuri umutinganye? Nje ntabwo nigeze mvuga ko ndi umutinganye. Erega abatinganye n'abantu. Tubaze ahubwo uko twakundanye. Tubaza ngo twatinganye. Ngewe mpereye kuri umwe nawe ninkugeraho ndakubaza. Ibi bintu wabyisanzemo ryari? Nje we wakambajije uko twakundanye. Gusa nk'umuntu w'umugabo urumva umugabo n'ubundi abyuka byisangamo. Byisangamo gute? Kuba umugabo nyine. Genda uwo mugabo mugenzi wawe. Cyangwa urukundo bakajya bananyenda umukobwa wa nereta. Ndumva ko ikibazo wamaze kuvuga ngo ngura umugore nako ngura umugabo. Ibaze bateretse umusore mugenzi wawe. Nese urashaka kuneta kandi naye ndi umugabo mugenzi wawe. Cyangwa nuko nsa nk'abakobwa. No reka meni banga. Cya kameramani wanjye cyari cyagukunze. Kameramani yamenye nese urashaka kuntabora kabuno. Genda umuhungu mugenzi we. Amerwe nasubire mu isaho. Bano tuguteste ndetse niba nibyo bintu ukuvuga ari ukuri. Nyuma ya kamera ariko. Baragura ariko umugabo wanjye muramurebera igitsina ku buntu. Urishura.
ntabwo nishyura ngewe. ni gutya ngo kameramani arishyura arishyura we arishyura angahe ngo twumve urashyira ahangahe icy'ingenzi ngo nuko ari kubwishyura. ayo tumuca yose arayatanga. okay nta kibazo. Ariko nari ndi kukubaza wavutse wisanga umeze utyo cyangwa byaje nyuma nyine wahindutse nyuma? navutse nisanga ameze uko. Bwa mbere na mbere waryamanye n'umukobwa mugenzi wawe byagenze gute? Je nakubwiye ko ndi umugabo kandi none umuntu ndandyamanye nawe bwa mbere na mbere aje imbere yanjye. Uyu ni wowe wakuraruye? Andarura gute se? Ni wowe wabigushyizemo? Oya ari njye wagiye kumutereta. Aha. Anita wowe ku munsi wa mbere wisanga muri ibyo bintu hari ryari byari byagenze gute? Njyewe twaramenyanye twamenyanye nzi ko ari umukobwa tumaze kumenyana turaganira aza kumbwira ko yankunze ndawe se wankunze uruhe rukundo ngo njye nyine nabonaga ari umukobwa arambwira ati yankunze nk'uko umusore yakunda umukobwa ndamubwira se warankunze kandi mbona uri umukobwa wankunze gute arambwira ati njye rero fesi yanjye ushobora kumbona ukagira ngo ndi umukobwa ariko ahandi ndi umuhungu. Ubwo amaze kubimbwira njye nkunda abantu basa neza ndavuga se asa nk'abakobwa nyine nabanjijemo kubyangamo gake ariko abimbwiye numva uko tugenda tuganira numva ndamukunze. Yego nuko nisanze mukunda. Umunsi wa mbere muryamana hari ryari? Umunsi wa mbere baby ego umunsi wa mbere turyamana mu kwezi kwa kabiri 2024. Yego nibwo namutayemo ariko namutamo nyine tutarabana. Yego none ubu murabana? Yego. Ubu ninde urara ku nzu? ni umugore. Ari wende? Njyewe. Ni ubwa mbere nkoze ikiganiro nkabura amagambo mvuga. Gutubura amagambo yo kuvuga. Nese couple yacu wayikunze? Oya ntago nayikunze. Izina rya Yesu nubwo nanayikunda. Nta nubwo ahubwo ndanatokesheje. None gute mubana nubwo muri uyu ngo ari kuvuga ngo cameraman azi kumwerekana. Uyu muntu yaba ari umugabo mu buhe buryo? Uko nari n'umukobwa mwiza byahataraho. Bana we mfite face y'abakobwa ibyo ndabyemera. Ariko hasi ndi umugabo. Watweretse se hasi? Imbere ya kamera? Wigeze ubona hari umugabo uzakerekana ko ari umugabo imbere ya kamera noneho? Rega hari ukuboro umugabo. Banaguha copyright. Oya natwereke n'igihe bazayiha copyright nari. Hanyuma ubusabwe bukajya hanze. Banseka. So kugira ngo twereke se niba uri umugabo. Umuntu wumva ashaka kumenya ko ndi umugabo cyangwa ndi umukobwa azadusure cyangwa mu rugo. Muba hehe? Tubanyamirambo. Mu Binyamirambo? Yego. Ese Inyamirambo kuki bakunda kuvuga ko ari ahantu h'abantu nk'abo ngabo indaya zitandukanye abatinganyi kubera iki abantu bisanze bateye gutyo bakunze kuba Inyamirambo? Bateye ukuhe? Okay, indaya zicuruza cyane abatinganyi kubera iki mukunda kuba Inyamirambo? Ko natwe uri kudushyiramo se? Twe ntago turinda. Muri abatinganyi. Rega muri kwanga kubivuga ariko kanari. Ahubwo se hari akantu nindaga kubabaza. Yamashyira hamwe njya numva yabo rekana nabaze kano kantu. Bagenzi banyu wo mu karere ka Karongi. Mu minsi yashize byavuzwe yuko ngo habonetse umubare munini w'abatinganyi babana n'ubwandu kandi ubwo bwandu bwabajemo aho batangiye kubera abatinganyi. Birinda bigeraho mutera na sida byagenze gute? Twebwe rega ntago turi abatinganyi.
ibyo ntabwo wakagombye kubitubaza. Uyu ni umugabo wanjye nkaba umugore. Nise ko mutari kwemera ko ari abatinganye muri abatinganye kandi mwese muri abo. Rega ibyo muri kumbwira n'abantu bose baze kujya muri comment. Oya. Abantu bajya muri comment batubwira. Nta kuntu umuntu agira face y'abakobwa ariko igitsina afite igitsina cy'abagabo. Bajya muri comment batubwira. Uyu muntu umeze gutya wisize ibino bintu ku munwa bimeze gutya bitukura nk'ibyaje. Ahubwo bino bintu hari ahantu numvishe ngo byavuye. Ibyo boro bitukura. Ibyo boro ubundi biza byisigwaga n'abakobwa bari mu mihango. Niyo bisigaga ibyo bazita rouge à lèvres harya. Nambivuze neza ntabwo mbizi. Ibyo bintu byisigwaga n'umukobwa wagiye mu mihango. Ni cyari ikimenyetso ni kera nyine cyari ikimenyetso cy'umukobwa wagiye mu mihango. None wabyisize. Wisize ibintu bitukura. Nta mugabo ndabona wisiga ibyo bintu. Kubera iki wowe wisize ibyo bintu? Impamvu ngiye mbyisiga ni ukubera ko ariko nabihisemo kandi nabikunda cyane, kandi n'umugore wanjye bikaba nta kintu nyine bimubangamiye ejo ngomba kubikoresha kuko mbikunze. Erega ntabwo ari ngombwa gukora ikintu gishimisha abantu, wowe banza wishimisha wowe ubwawe. Yego. Ntago umugabo wawe ashobora umugore wawe ntago umugore wawe ashobora kuba yabigiraho ikibazo wenda nk'igiye kumuha bizu kandi ufite ibyo bintu. Ntago yabigiraho ikibazo kuko ni ibintu yasanze nkunda kandi abantu bakundana. Icyo usanze umwe akunda nawe ugomba kugikunda kandi ukanacyishimira. Ntunagiteraho comment cyane. Iki bintu wa muntu wagikora atarakikubwiyeho, ariko ni ibintu nabanje kumubwiraho, mubwira buryo kineye n'imico yanjye yose areza. Umubwira yuko uri umutinganya. Ntago ndi umutinganya. Umutinganya atera inda. Ese ibyo bintu uri kuvuga ngo ateye inda. Kandi twakubwiye ko afite imisemburo hano y'abakobwa. Hano face nyine ye. Ariko mwo ndani afite ikidudu. Nshaka gukora ngo mvira ku mugabo. Niba ari umugabo umva se niba ari umugabo mugenzi wanjye mukoze wona kwinginze mvira ku mugabo. Arashaka kujya kundabura mu kabona. Ahubwo uyu mutipe ni umutinganya. Uno munyamakuru ni umutinganya. Umuntu turamubwira ati uyu ni umugabo wanjye. Mwereke cyo hano imbere. Cishaho ne. Wese kuri cyo okay niba uri umugabo kubera iki wambara imyenda y'abakobwa? Impamvu nambara imyenda y'abakobwa, mfite face y'abakobwa, ikindi mfite n'amabere. Ariko mubimenye ko ndi umugabo. Ibintu ntago tuzabishobora. Ubu hari umuntu waza ngagutereka. Yariremye basi. Ntagire n'umuntu basi ujya muri comment. Atubwire uyu muntu ari kugaragara nk'umugabo, ngiye mwana nshanze rwose nabuze n'ukuntu nabyifatamo. Hari ibintu biba bitari kumvikana. Uyu muntu rate murabona ari kugaragara nk'umugabo cyangwa ari kutubeshya? Ne kuba atariremye abizi. Erega hano hanze hari abantu benshi bahimba prank. Abantu benshi bazajya bagira ngo ni prank tuba twahimbye pe. Kandi aba bantu baje nka couple koko. None bari kuvuga ngo umwe n'umugabo undi n'umugore. Kandi ngewe nari nabakira inzi ngo nabatinganye ariko batangiye no kubihakana. Oya. Mushingira kuki muvuga muri kubivuga. Kwigeza tukubwira ko turi abatinganye. Ngiye ndi kubibona nko uretse ngiye mwacanze ngaho ntagira umuntu ujya muri comment atubwire. Abantu rate muri kubona uyu nguyu atari umugore. Muri kubona uyu muntu atari umugore. Bajya muri comment batubwire. Ese kuba Imana yaraturemye yaramuremye. Kuba Imana ngiye yarandemye nyine ikama face y'abagore, igitsina gore. Nkagira n'amabere ni kosa ryanjye. Ariko nubwo yabimaye nago nigeze nifuza kuryamana n'umugabo mugenzi wanjye. Nagiye gushaka umugore kugira ngo twagure umuryango. Kuko buri mubyeyi wese abyara umwana yifuza ko bazagura umuryango ukagenda ugakura. Ubu famille nyirabashyigiye muri ibyo bintu? Yego. Kuko narabibaganirijeho ndabibabwira. Nise ko mutakoze ubukwe? Kandi niba nibuka neza nakubwiye ko mu minsi iri imbere zishobora kuva kubita. Oya icyo wambwiye ngiye nibuka nuko ateye inda. Yafashe irembo. Yego. Ubu yafashe irembo? Yego. Inka yarayitanze.
nka sigo yarorora none se abatanga inka bose baba borora umuntu utanga inka ntuko aba ayifite ndetse ufite inka ujya kuyigura inyamasheke barorora kumbura w'inyamasheke cyane nyamasheke ngo hari ibintu bitatu bazwiho abantu baho ni nk'ibiki ibyo waba wibuka ibintu bitatu mbaziho abana b'inyamasheke ni abana beza ushatse umugore w'inyamasheke cyangwa se umugabo wawo ntabwo wakifuza gushaka umugore wo muri Kigali cyangwa umugabo wo muri Kigali batandukaniye mu myitwarire no mu mico kuko umwana w'inyamasheke sunamukubwira ni beza yaba ku isura yaba mu mitima ni beza ikindi none abana b'inyamasheke bazi gukora niyo mpamvu nagukunze baby abana b'inyamasheke bazi gukora kandi tugira no kuri kwinshi mugira ukuri kuryana ariko oya mugira ukuri kwinshi nyine kuryana uzare umuntu wese bwije ukuri aba ashaka kumva ikinyoma nk'uko nawe nyine bimeze turi kukubwira ukuri ariko uri gushaka kumva ikinyoma ariko nacyo twakiguha mu ikinyoma basi ntabwo niteguye kubeshya abatinganya Imana ibanga kubi kandi muzashya mbanze babwize ukuri ibi bintu mukora ntabwo twebwe turi abatinganya muri iki twebwe turakundana Yesu umwami w'abantu si iki kiganiro nzagishyireho ra ibi bintu byo gusomana n'aba ugize agashyari kuko boyfriend wanjye asomye bari rumbwire ugize ishyari ubwo iki kintu cyantera ishyari koko yewe mbuze icyo mvuga si wahise avuga ati mana we oya mbuze icyo mvuga nyine mu mutima wawe nyine nuko nari kurebamo ubu uri kuvuga kameramani yanarize ese kameramani mani yari yagukunze none ndebe undi nzi ko amagabo y'umugabo atemba ajya mu nda ariko yatembye ajya hanze si wowe ibintu muri gukora noneho kuri kamera umwana uzi ko bari gusomana mwana wari basomanye wakiye mwongere musomana areba ndebe mboneye mwana reba n'umuntu asamurye baby I love you ndagukunda cyane ndagukunda kandi urubizi rw'agaciro gakomeye ku buzima bwanjye ndabibona tuzabana mu bibi no mu byiza tuzabana akaramata nta muntu uzadutandukanya ikibazo kitwitambika cyose ni ukugikora mu nzira merci baby ndagukunda man upfa kutarira imbere ya kamera gira ijambo mubwira rimwe ry'urukundo buretse duhere kuri uyu nguyu n'ibyo ngiye ikintu namubwira ni uko mukunda kandi yaba mu bibi no mu byiza tuzabana nazamutererana umugabo we iki kintu uri kumbwira ntabwo ndacyemera ikintu namubwira ni uko mukunda yaba mu bibi no mu byiza nzaba mari nk'umugabo we tuzashyira hamwe sineze kumutererana ani we nicyo wamubwira ikintu namubwira sinzamuca inyuma nzamuca imbere uzamuca imbere yego biba byonyine tuzatandukanwa n'urupfu baby ubyumve amagambo y'abantu ntazadutanya hari n'abenshi bifuje ubukene ntibuzadutanya hari abantu benshi bagiye baza bagashaka kudutandukanya ngo dutandukane ariko kugeza n'izi saha ndagira ngo mbamenyeshe ko ibyo mwakora byose tudateze gutandukana yego siko watunguwe mana we cyo kuzara undi muntu nigeze gukoresha ikiganiro w'umutinganyi witwa Kayusi ariko mbonye abandi b'abakobwa noneho ndatangara Kayusi we noneho ntigeze wenda nuko namukoreshaga ari wenyine ibyo byo gusoma na shamana yanjye noneho nge murantangaje
icyo nzi cyo ndagukunda iyo narashize. baby ni ukuri ndagukunda mbivugiye imbere ya kamera n'umusore wese wantekerezaga ansibe mu mutwe we Guys, kuko nanjye mfite umugabo unkunda umugabo unyitaho ntabwo nzagutererana baby. shiri nanjye urabizi ko natagusiga kandi iteka ryose nzahora ndi kumwe nawe. Merci baby. kandi nturire imbere ya kamera nansabye. ntabwo nabikora urabizi. nanjye ndabakunda iteka ryose nzahora ndi kumwe nawe nk'umugabo wawe kandi nishimiye ko ubu ngubu mwitiye. I love you. I love you too. Mwah. awi Baby. nahise navuga iki navuga iki ubwo navuga iki njye narenzeho iki ko numva bintu njyewe n'ikiganiro ngiye kukirangiza akira muganira ibyo muganira njye ibintu byo kuvuga byananiye akira ariko ushobora no nimwumva musoje urumva nimwumva musoje mugure turasoje ushobora kuvuga ko watwishimiye, ushobora kuvuga ko uzadutwerera mu bukwe bwacu. simpari aho ngaho kandi n'abantu bagiye muri komenti Batubwire. bifuza kudutwerera mu bukwe bwacu. Guys, abantu bifuza kuza mu bukwe bwacu bifuza kudutwerera Yego. turabaze muri komenti ushaka nimero turayimuha. ubukwe bw'abatingana Sindavuga ko turabatinganye. Wabonye umutinganye Neza ujya twebwe gufata turabatinganye ako nkawe wabaye ute umuntu arakubwira ese mufite ubukwe tutabufite se ngo iki turi kwiga umubano. niba batanabizi kwa cumi gushobora kutarangira. mvuga se muzasezerana muri rusengero twebwe turabagatolike ubu niho muzajya mu kwa padiri cyane abeze abasingire atweza dutunganye natwe dutungane tubana akaramata tubane akaramata. nzagukunda nk'uko amategeko abiteganya uri uwanjye w'ibihe byose nanjye nkaba uwawe. bana we turabatumiye tuzabatumira ariko ntago ni ukubateguza ko bihari nyine mwicare mwiteguye ko isaha n'isaha twabatunguza ubukwe. ese wa mujasi ntabwo uzaza mu bukwe bwacu? ntabwo njye nataha ubukwe bw'abatingana kandi twakubwiye none se nyine reka nkubaze kuba imana yaramuremye ikamugira ku isura ikamugira nk'abakobwa ni ikibazo? uyu ni umukobwa ahubwo mwerure muvuge ngo muri abatinganye ntabwo muri abaparodi yabyo wapi twe ntabwo turi abatinganye ngenda umugabo uyu akaba umugore wanjye. ahubwo niba uzi ko uri n'umusore ukaba waramukunze manda we unywa amazi birashira urwo rukundo rwawe nyine urwikuremo kuko bafite umugabo ari we njyewe n'umukobwa wankunze uzi ko